Hello everyone, amazina yitwa Jonas. Tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu bisubiza umuntu mu bukene kandi yari umukire. Tugiye kureba hamwe uburyo wakirinda ibyo bintu utazisanga mu bukene kandi wari umaze gutera imbere. Niba umushya cyangwa bwa mbere ugeze kuri channel, ushaka kwifatanya natwe kuri uyu muyoboro wacu, ushaka gushyigikira ibiganiro byacu no kujya wumva ibiganiro by'iterambere, muzika n'ibindi, so ndagusaba gukora subscribe, ukanda like, sharing video bagenzi bawe, no kujya ugaruka kureba video twagiye dushyiraho kandi no kureba video twagiye dukora zagushimisha ugakanda subscribe. Harimo inama n'inyigisho byakugira akamaro. Ikintu cya mbere wakora ukirinda ubukene, ukirinda gusubira inyuma wari umuntu wateye imbere, gusesagura umutungo. Benshi iki ni ikintu batabasha kwihanganira, bagashituka cyababayeho. Gusesagura umutungo si ubunini iki? Mu buryo bwo gukoresha ibintu nabi, gukoresha imitungo yawe nabi, ugasanga wari ufite inzu yo kubamo n'ikibanza, urabigurishije, amafaranga nayo ukuyemo utangiye kuyajyana mu bintu bidakenewe, ugacanga ugiye gucuruza, ugasanga ntuguzemo ikindi kibanza. kandi buriya gucuruza biri mu bintu bishobora kuguhombya iyo udafite mu mutwe hakora neza, cyangwa se udafite ibitekerezo n'imyumvire iri hejuru, cyangwa udasobanukiwe ibijyanye n'ubucuruzi. Rero tugiye turebera hamwe uburyo wakemura iki kibazo cyo kudasesagura umutungo. Ubundi baravuga ngo kugurisha ntacyo bitwaye, ikibi ni ukuyarya ugasigara iheruheru. Kugurisha ntacyo bitwaye, ikibi ni ukuyarya ugasigara iheruheru. Niba ugurishije miliyoni 10, uba ugomba gukoreshamo miliyoni 8 ukazigura wenda aho gutura ikibanza, inzu, cyangwa se ugashingamo wenda ikindi kintu cyazakugira akamaro, kandi ukirinda kugura ibintu bidakenewe unnecessary, kuko nibyo bimara amafaranga yawe. Icyo ugomba kwirinda ni ukugura ibintu bidakenewe. Ibintu bidakenewe bimara amafaranga yawe, kandi n'ibintu bitari ngombwa mu buzima. Ugasanga wenda uguze televiziyo wari uyikeneye, wari ufite indi zibaye ebyiri, uguze moto, nta mushoferi wo kuyitwara ufite, uyishyizaho, ugasanga yari no mu madeni, bakomeje kujya bakwandikira, ifite amakontrivasiyo menshi, ugasanga ukomeje kujya mu madeni menshi. Ikintu nakugiramo inama, jya ugura ibintu bikenewe mu mafaranga ugurishije, kandi ujye wirinda kuyategeza inshuti zidafite agaciro, inshuti zitakugira inama, kubera ko hari inshuti mbi mu buzima umuntu agira zishaka kurya imitungo ye gusa, nta nama nzima zakugira. Irinde inshuti mbi mu mafaranga yawe. kandi niba ugurishije, umwanzuro kuri kino kintu, ugurisha hari ahantu uteganya wenda kugura ikindi kintu, uteganya kuyakoramo ikintu kibyara inyungu. Ntukajye ugurisha nta gahunda ufite, nta nzu ushaka kubaka, nta plan ufite. Jya ugurisha ubutaka bwawe ufite plan, numara kugurisha utangira ukora ibyo bikorwa byatumye ugurisha ubwo butaka. Umwanzuro kuri kino kintu ni ukujya ukora
ikintu batekerejeho kandi ukagurisha ubutaka ufite intego. So nibwo buryo bwagufasha kudasesagura umutungo kamere, so cyangwa se kudasesagura umutungo wawe ugasanga wisanze mu bukene kandi wari uri ku iterambere. So uburyo bwa kabiri rero ugomba gukoresha kugira ngo utazisanga mu gihombo gikomeye wari ugize ugasanga uri umukene. Kurya amafaranga udasubizaho ugasanga wenda uragura ibintu byiza, wari ufite miliyoni 30 uravuze ati izi zirampagije, ugasanga ugiye ntukoreye andi, ugiye kujya yarya buri munsi, ugurira inshuti zawe umuntu anywa inzoga ku wa mbere, ahereye ku wa mbere anywa inzoga, asoje undi wa mbere anywa inzoga, kandi niko arya ibiryo byiza, abanye na famiye nini cyane, ayo mafaranga aragenda akendera. Rero iyo ashize yisanga mu bukene biteye ubwoba. So ikintu ugomba gukora, umwanzuro kuri kino kintu, so nuko niba ufite amafaranga menshi mu nzu yawe, jya uyakoresha ariko anabyara n'andi, yunguka n'andi. So niba wenda ufite miliyoni 30, ushore miliyoni 10 zibyara inyungu, wenda izindi 20 uba uzishyize mu nzu kugira ngo ujye uziryaho gake gake, izo ngizo 10 zibyara umusaruro. So iki ni ikintu cya gatatu gituma umuntu yisanga mu bukene, kandi yarakize. Ugasanga so umuntu yigize umusinzi. Buriya kunywa inzoga ntacyo bitwaye, ariko leta iravuga ngo tunywe mu rugero. Ibaze wowe uhereye ku wa mbere unywa inzoga, ubuse uratekereza ko ayo mafaranga yawe uhereye ku wa mbere unywa inzoga, so amafaranga uhereye ku wa mbere uyanywera inzoga, usoje undi wa mbere umwe, urumva ayo mafaranga yawe agisubiraho, ahubwo wisanga mu bukene. Kunywa inzoga ntacyo bitwaye, ahubwo tunywe mu rugero kandi tunywe dusubizaho. So ubundi buryo bwa kane tugomba kwirinda dusubiza mu bukene tugakena neza burundu, kudatangira umushinga cyangwa se kudakoresha igihe neza. Bishobora kubyumva ukagira ngo ni ibintu byoroshye, ariko ni ibintu bikomeye cyane. Buriya kudatangira umushinga, wenda ntutangire wenda kuba wakora wenda umushinga wubakisha amazu, ukodeshe, ushinge wenda butike izaguteza imbere. So no kuba nta gikorwa nyine cyaguteza imbere ufite, cyangwa se icyo uzajya ukuraho amafaranga buri munsi, ugasanga nta mushinga ufite, ugasanga wari umuntu w'umukire, ariko kubera kutagira iyo mishinga mu mutwe, nyine udakoresha amafaranga yawe neza, ugasanga bikubyariye igihombo gikomeye. Ugasanga nta ka business ufite ku ruhande, ntaki kaguteza imbere nyine. So nyine ugasanga ukuntu ubayeho urya amafaranga yawe gusa, nta kintu utekereza kibyara andi. Usanga nta dushinga ufite ku ruhande. Kuri uzari abantu bagenda bakira nuko bafite udushinga ku ruhande, bafite amazu bakodesha, bafite inzu z'ubucuruzi, baracuruza ibintu byinshi bakora. So
icyo ndumva cyumvikanye. Shaka udushinga ukora ku ruhande, ushaka amazu y'ubucuruzi wubake, ukodeshe, ushaka wenda butike ujye uyibyaza umusaruro mu gihe amafaranga yataraboneka. So turi dushinga ku ruhande bizagufasha kudasubira inyuma no gukena. So kudakoresha igihe neza, ugasanga wenda nk'umuntu time ye ayimara mu bintu bidafite agaciro, ugasanga amasaha ye menshi arayamara akora ibintu bidafite agaciro, bitabyara inyungu. So igihe cyawe ugikoresha mu bintu bibyara inyungu kandi bifite agaciro. Niba iki kiganiro kigejeje hano, hakaba hari akanama k'ingenzi ukuyemo cyangwa akaba ari inyungu kikugiriye, kora subscribe, like na comment, sharing video bagenzi bawe. Dukomeje kuvuga ku gihe, buriya kudakoresha igihe neza bishobora kugira ingaruka mu mikorere yawe ya buri munsi, mu buzima bwawe. Ugasanga amasaha yawe uyasipendinga wenda ugiye nko kureba umupira, wiriwemo urayemo, ugiye kureba filime wiriwemo urayemo, ubwo amasaha yawe ari gutakara ku bintu bidafite inyungu. Ubundi amasaha yawe akwiye kuba atakara muri business. Amasaha, igihe n'amafaranga, time is money, cyangwa se no money no life, no life so bishatse kuvuga ngo nta buzima buhari, nta gihe cyaba gihari. Kandi igihe ni inkota, iyo kigucitse kiragutema. Ukoresha igihe cyawe neza mu bintu bifite agaciro, ukajya spending igihe cyawe mu bintu bidafite agaciro. So tugiye kureba ikindi cya gatanu, ari nacyo cya nyuma, kikurangiza neza burundu ukarangira. So ntazagire n'umuntu umenya wigeze ubaho mu buzima. Kugendana n'inshuti mbi no kwizera abantu mu buzima busanzwe, so no kutagira ubwenge no kudasobanukirwa isi tubayemo. Ibi ni ibintu bikombaye n'inzu byinshi. Inshuti mbi zirakwirangiriza ubwazo, ziragukenesha kuko ziba zishaka kurya utwawe buri munsi, kandi bakubwira ngo wanguriye akantu, uhora ubagurira, uhora spending amafaranga yawe ku nshuti, ukibagirwa ko hari business wagatangiye. Kandi izo nshuti ntizikugira inama, iyo zimaze kurya ziragusiga zikigendera. Ndatekereza icyo cyumvikanye. Inshuti mbi ziragukenesha. So kutagira ubwenge no kugendera mu kigare ni ibintu bishobora gusubiza inyuma, bitewe n'uburyo utarasobanukirwa iyi si dutuye. Buriya kuyibaho ni ukuyiga, kandi kuyibaho umenye ko inshuti yonyine ufite ni nyoko. Kandi nutagira ubwenge ngo wige byinshi usobanukirwe, bizarangira usubiye inyuma, kandi bizarangira ukennye. N'ubukene bwawe nta muntu uzakugirira impuhwe. Mu buzima tubayemo, ikintu ugomba gukora mu buzima tubayemo, ikigare, kugendera mu nshuti mbi no gukora ibintu utatekerejeho, ibyo bintu bikwirangiriza. Ugasanga ntugisha inama, ntugirwa inama, kandi ugasanga uri kugisha inama. Inshuti mbi zo zirakwirangiriza kabisa, zigakugira inama itariyo, ugasanga zibintu. Buriya ntabwo inshuti yawe yakwifuza yuko utera imbere ngo uyirengeho, ikareka. Iyo bishaka ko usubira inyuma, ahubwo ikakureka, kandi bishaka ko ukira ntuyirenge. Umukize ariko ntuyirenge. So ndabakunda cyane. Amazina yanjye ni Jonas. Niba ikiganiro ari ikintu kigufashije, ndagusaba kandi subscribe,
gukanda like no gusharinga bagenzi bawe kugira ngo bajye biyumvira ubutumwa bwiza.